Nshuti bakunzi bacu, reka mbasuhuze nkomeza kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Mwongeye kubagezaho ibyo wamenya ku mariba ya Rwezangoro mu mateka y'u Rwanda. Amazi y'umugisha y'abanyamuza vuba muri uru Rwanda bibwira ko ari bo bayadukanye, kandi afite amateka y'igihe kirekire mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amazi afite ibigwi kuko Abanyarwanda bayarambanye mu buhoro n'amagara mazima. Ayo mazi y'ubuhoro afite amateka y'ibisekuruza byinshi kuko akura umuzi ku ngoma y'Umwami Kigeli Mukobanya wayoboye u Rwanda ahasaga mu 1378 kugeza mu mwaka w'1411. Niwe wadukanye ihishurirwa ryo kweza igihugu n'abagituye akoresheje amazi y'ubuhoro. Nyuma yo kwinjirirwa n'Abanyoro akabahenentura ndetse agatsembamo benshi, na nyuma yo kwigarurira igihugu cy'u-Bwanacyambwe abujijije guha icyanzu Abanyoro bakinjira u Rwanda bakarutera, akabihimuraho yivugana benshi bo mu nda y'ingoma y'Abasinga n'Abongera bagengaga ingoma y'u-Bwanacyambwe. Kubera amaraso menshi y'abanyamahanga babarwaga nk'abahumanye yamenetse ku butaka bw'u Rwanda, nibwo Kigeli Mukobanya yagize iyerekwa ryabaye umurage w'abandi bami bamuzunguye, aho yafashe amazi akayakoreraho imihango yo kuyeza ngo azabashe guhumanura igihugu mu gihe cyahumanye, akize ubwandure Abanyarwanda barwaye indwara nk'ibinyoro, ibihushi n'izindi z'ibyorezo. Ukwemera kwe akenshi Imana y'u Rwanda kwarahamye, kuko amazi bagenda bayaminjira mu gihugu hirya no hino, cyane cyane ahabereye ibitero bikaze, ahumanura ubutaka bw'u Rwanda ngo bukire umwaku bwatewe n'amaraso y'abanyamahanga yahamenekeye. Nuko Kigeli Mukobanya amaze kwigarurira u-Bwanacyambwe yahaye icyubahiro amariba magari yahasanze, maze ayita amariba ya Rwezangoro, bishatse kuvuga isoko ivomwaho amazi ahumanura inzu ya cyami, ingoro nk'igihugu. Amariba ya Rwezangoro yahahinduye amariba y'amazi y'ubuhoro, cyangwa se amazi matagatifu, amazi yera, amazi abeshaho, amazi y'ubugingo, amazi y'umugisha, uhereye ku ngoma ya Mukobanya kugeza ku mwaduko w'Abadage mu Rwanda. Ni amariba yakoreshejwe igihe kirekire mu nzira z'ubwiru, cyane cyane mu nzira y'inshora, yibutsaga iyimikwa ry'abami b'inka ari bo ba Cyilima na Mutara. Ukurikije ibirari by'amateka, ayo mariba ya Rwezangoro aho yari aherereye kuri ubu yari yifite isoko ku gasozi kubatsweho inzu bakunze kwita kwa Kanti, Umudage wa mbere witiriwe guhanga umujyi wa Kigali, aho kuri ubu hahinduwe inzu ndangamurage mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Kabahizi. Iyo soko niyo yuburukiraga muri Nyabugogo ya Muhima ahubatse ibagiro ry'amatungo mu mujyi wa Kigali. Iryo riba akaba ari ryo rya mbere ryavomwagaho amazi y'ubuhoro, cyane cyane yo gukuraho ubwandure n'indi mihango. Habagaho n'irindi riba rya kabiri ryari riherereye muri ubu mu mudugudu wa Rwezangoro mu kagari ka Nyabugogo ho mu murenge wa Muhima wo mu karere ka Nyarugenge. Munsi yaho polisi y'igihugu ikorera ahazwi nko kwa Kabuga. Iryo riba ni ryo ryari rifite umwihariko wo gukorerwaho inzira y'ishora, yibutsaga ayimikwa ry'abami b'inka ba Cyilima na ba Mutara. Amariba ya Rwezangoro
yagiraga n'andi ayunganira hirya no hino mu gihugu, ariko menshi akaboneka mu mujyi wa Kigali, ariyo abonekamo iriba rya Shaki ryari riherereye mu kagari ka Rusekera ko mu murenge wa Musebeya wo mu karere ka Nyamagabe, hahoze ari mu ngoma y'Umunyambiriri. Hari iriba rya Kabuye ka Jabana ho mu karere ka Gasabo, ayo mu iriba rya Mbizi ryo mu kagari ka Remera mu murenge wa Rukoma wo mu karere ka Kamonyi, iriba rya Kabyaza ryari munsi y'umusozi wa Nyamweru ubu ni mu mudugudu wa Nyamweru wo mu kagari ka Nyamweru mu murenge wa Kanyinya wo mu karere ka Nyarugenge. Yose yakorerwagaho imihango yo kwiyeza no kweza igihugu ngo abaturage bakire ubwandure. Nyuma yo gukora iyo mihango, buri wese yiyuhagiye ayo mazi, maze asagutse bakajya kuyamena mu kidaturwa ahataba abantu. Amazi y'ubuhoro twakwita amazi y'umugisha cyangwa se amazi abeshaho, yari afite akamaro kanini mu gihugu cy'u Rwanda, haba ku baturage bacyo ndetse no ku gihugu ubwacyo. Akaba umwe mu mitungo bwite y'ibwami, akagendwa n'umwami nyir'igihugu. Umumaro w'ayo mazi wari ukweza ingoro y'ubwami. Mu gihe umwami yatanze hagiye kwimikwa undi, gutsinda amahano no gusirika ibyago byagwirira igihugu, guhumanura no kweza uwagezweho n'ubwandu, guhumanura ingoma-ngabe ivuye mu mahanga mu bihugu byabaga byatsinzwe n'u Rwanda n'ibindi. Kuva Umudage Richard Kandt yahatura mu 1907 ntabwo yigeze yakura ayo mariba cyangwa se ngo ahinyure ibyayo. Burya ngo ibijya kwica imbwa biyiziba amazuru. Nyuma yaho mu mwaka wa 1931 haziye umutegetsi mushya w'Ububiligi, ayo masoko y'amazi y'ubuhoro yarayasibye, afatanyije na Padiri Van Den wari padiri mukuru wa misiyoneri gatolika y'umuryango mutagatifu Sainte Famille. Muri ibyo bihe ntiyongeye kuvubira abanyarwanda amazi y'ubuhoro. Amariba ya Rweza-Ngoro ni amwe mu yagezweho n'inkurikizi ry'icibwa ry'umwami Yuhi Musinga kubera imihango yo kweza igihugu n'abaturage yakorerwaga, kandi barashakaga kumurandurana n'ibye byose. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye.